kuko iri kumwe natwe ikomeye, irakomeye, ifite imbaraga iruta iri kumwe nabo. Iri kumwe natwe ni inyembaraga, iyahagurukanye nawe, iyakubakiye urwo rugo, iyaguhaye kwiga, ni inyembaraga, iyakurokoye ni inyembaraga. Oh haleluya! Ni Imana ishobora guhindura amateka. Hari ibintu Satani yasenye mu buzima bwawe, hari ibintu Senakeribu yasenye mu buzima bwawe, hari ibintu abadayimoni basenye mu buzima bwawe, ariko ongera ubisane, ongera usane urushako rwawe, ongera usane uburenganzira bwawe, ongera usane mu izina rya Yesu. Iyo usenye ugasenga, Imana ibona ayikorera. Iyo usenye ibintu byawe, Yesu aravuga ngo uyu muntu batabirekuye kabimukorera, akomeza arasana. Amaze gusana, agira ijambo aza kubwira abo bari kumwe, ijambo ribakomeza. Nubona umuntu akubwira ijambo rigukomeza, uwo muntu uzatindane nawe. Ariko umuntu ukubwira ijambo rigusenya, rigukubita hasi, rekana nawe, kuko iteka ryose uzahora ubabaye. Yesu ashimwe. Bene data bakunzi bikamba Karufari TV, bakunzi ubutumwa bwiza, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndashimira umwami wacu Yesu kubwawe nanjye, ndashimira Imana ko umurava wawe uzanye Imana. Oh haleluya! Ibyo ukora, intego yawe, ishaka ryawe, ibyo bizanye Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Imana impaye iri jambo ifite umutwe ngiye kubwira, ariko reka tubaye dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ngwirubane nanjye n'uyu nguyu dukurikiranye, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana dukomereze muri amasengesho kugira ngo tubashe kwakira amasezerano. Twamenye impamvu abayuda basenze, kandi gusenga kwabo kwabakinguriye imiryango. Reka nanjye na mwene data twakira amavuta ava muri amasengesho, twakira amakuru ava muri amasengesho. Ubwo buntu bwawe mwami we kuri twebwe twese mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Imana rero impaye ijambo muri iki gicamunsi kugira ngo ndiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo tugiye kuganiraho ni ijambo rifite intego ivuga ngo umuhati wawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umuhati wawe cyangwa se ishaka ryawe ritumye Imana ikumenera ibanga. Umuhati wawe n'ishaka ryawe bitumye Imana ikumenera ibanga. Niwo mutwe w'ijambo. Iyo tugize umuhati ukagira n'ishaka, dusobanukirwa, turahishurirwa. Ntushobora guhishurirwa utagize ishaka. Ikintu cyose uzakora kizagusaba ishaka, ikintu cyose uzakora kizagusaba umuhati. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ese iri jambo Pastor Steven aduhaye ryanditswe hehe? Ese umurava wanjye n'ishaka ryanjye byamarira iki? Bizagira icyo bikumarira, kubera ko Imana ikunda umurava wawe, Imana ikunda ishaka ryawe. Yesu ashimwe cyane. Rero niyo mpamvu tugiye kuganiraho iri jambo ry'Imana. Imana iraza kutugirira neza. Hariho Bibiliya ivuga ibyo ku ngoma, uburyo bwose nyine wabivira ziratandukanye. Ibyo ku ngoma cyangwa se igitabo cya Ngoma ya kabiri, bitewe na Bibiliya iri gukoresha. Biravuze ngo Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Steven nawe basenga, batera shitani, bambara imbaraga zo kunesha. Imana iguhe umugisha. Kadusome. Biravuze ngo hanyuma y'ibyo na hanyuma y'uwo murava yagize Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeje imidugudu igoswe n'inkike, yibwira ko azayihindura. Hezekiya abonye ko Senakeribu aje agambiriye gutera Yerusalemu, ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be.
yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa. Baramufasha. Abantu benshi baraterana baziba amasoko yose n'akagezi katembaga mu gihugu hagati, kuko bagiraga bati niki cyatuma abami ba Shuri baza basanga amazi menshi. Arikomeza Asaninkike yose yari yarasenyutse, yumve neza, ayireshesha naho aringanirira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza Milo umudugudu wa Dawidi, awucurisha intwaro zo kurwanisha. Ahangaha ikintu yakoze ari umunyabwenge, acurisha intwaro zo kurwanisha, n'ingabo agira nyinshi cyane. Kadukomeze, Imana yaza kutugirira neza. Haleluya. Kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateranyiriza aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'inyuma, ababwira amagambo yo kubanezeza ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa n'ingabo zose ziri kumwe nawe, kuko iri kumwe natwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'abanyamaboko b'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo izadutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo Hezekiya umwami w'Abayuda. Tuvuge ngo amen. Aha ndashaka kuvuga amagambo twishingikije muri amasengesho. Hano hantu tubonye abantu babiri bari bagiye guhura, ariko umwe abanza gushakisha uburyo amenya ikintu azakoresha kizatsinda umwanzi we. Iyo ugiye guhaguruka ugiye gusenya Satani, ntukagende ufite ibyaha. Ntabwo wakwirukana umudayimoni. Yesu yabwiye abigishwa be igihe bari bagiye kwirukana umudayimoni yanga kuvamo, bagarutse babwira Yesu ngo twamwirukanye byanze. Arababwira noneho Yesu we ngo ahageze aramwirukana bireme. Baramubaza ngo wakoresheje irihe banga kugira ngo uhite umwirukana byeme? Nyumva neza. Impamvu y'amasengesho ngo wacira imbaraga zo gutsinda kamere, wacira imbaraga zo kumenya urugamba uri kurwana narwo, wacira imbaraga zo guhangana n'umwanzi uri imbere yawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko hari Senekarebu uyu nguyu umwami wa Ashuri, hari ibyo yaragambiriye, ariko ibyo yaragambiriye, reka ngubwire mwene data, hari igihe umwanzi akugambiraho ibintu agashaka kugira ngo agusenye, ariko Hezekiya nawe yaramaze gusobanukirwa icyo agomba gukora. Twese tugira ba Senekarebu kukubuza gushaka, Senekarebu kukubuza kurongorwa, wowe kukubuza kubona akazi, Senekarebu buri wese aramugira. Ariko ikintu kirwanya Senekarebu ni ukugira ijambo rigukomeza ukuye mu ijambo ry'Imana cyangwa uhawe nk'ubuhanuzi. Ndagira ngo nyumve neza. Senekarebu agambiriye kujya gutera aba bantu nabo hari ikintu bakoze, ngo baracyajije bashaka intwaro y'umurokore. Ni uko mu masengesho intwaro y'umurokore ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Intwaro y'umurokore ni ugushakisha ubusabane bwe n'Imana. Uyu murokore mwenyewe umaze kumenya urugamba ariho, nawe ashaka imbaraga zizatsinda rwa rugamba. Umuntu ukurwanya afite ashingiraho. Rimwe na rimwe ashingira ku ntege nke zawe, rimwe na rimwe ashingira aho uvukira, aho wakuriye. Umva ngo ubwire rero icyo kintu cyagukomeza mu gihe nk'iki. Haleluya. Hano Bibiliya yatubwiye neza ngo akomeza Asaninkike
unyumve neza. Gukomeza gusana inkike ni igihe cyose udacogoreye imbere y'Imana, ni igihe cyose utananiwe, nubwo ufite ibibazo, nubwo uri wenyine, nubwo watawe, nubwo umugabo yagusize, nubwo umugore yagusize, nubwo abana mutari kumwe, nubwo kwiga byanze, nubwo utarabona minerivare, ari gukomeza usana inkike. Gusana inkike ni ukuba mu bihe by'amasengesho. Mwami Yesu wambwiye iki, n'iki wavuganye nanjye, ugakomeza ukiyaturaho amagambo y'ubutsinzi, ngo akomeza asana inkike yose yari yarasenyutse. Yesu ashimwe cyane. Akomeza gusana inkike. Hari ibintu Satani yasenye mu buzima bwawe, hari ibintu Senakeribu yasenye mu buzima bwawe, hari ibintu abadayimoni basenye mu buzima bwawe, ariko ongera ubisane, ongera usane urushako rwawe, ongera usane uburenganzira bwawe, ongera usane mu izina rya Yesu. Iyo usanye ugasenga, Imana ibona ayikorera. Iyo usanye ibintu byawe, Yesu aravuga ngo uyu muntu ugatabirekuye kabimukorera. Akomeza arasana. Amaze gusana, agira ijambo aza kubwira abo bari kumwe. Ijambo ribakomeza. Nubona umuntu akubwira ijambo rigukomeza, uwo muntu uzatindane nawe. Ariko umuntu ukubwira ijambo rigusenya, rigukubita hasi, rekana nawe. Kuko iteka ryose uzahora ubabaye, uzahora urwaye umutima, uzahora urwaye pressure kubera amagambo byirwa. Niwemera amagambo byirwa guca intege, akazi karabuze, abagabo barabuze, ibintu byose byaranze, turimo bikomeye. Oya, sana inkike hagati yawe n'Imana mu izina rya Yesu. Imana izakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ni igihe cyo kugira ngo dusane inkike, dutsinde abadayimoni, twubake ubusabane bwacu n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Umva ikindi kintu yakoze, ngo kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateranyiriza aho ari mu marembo. Bahagarara mu marembo, bahagarara ku irembo, bahanganye nande na Senakeribu, bahanganye nande n'umwanzi uje kubarwanya. None hagira ijambo ababwira. Yesu ashimwe cyane. Abwira ijambo nkunda cyane, ngo nimukomere mushikame. Ndagira ngo ubwire muri amasengesho urimo, mu bihe bigoye urimo, komera ushikame, Imana izakurwanirira. Wowe ubaka inkike tu, pambana, komeza, nuwicika intege, ubaka inkike. Noneho barabwira ngo mukomere mushikame. Ahita bayishurira ibanga, arabwira ngo ntimutinye kandi ntimukuke umutima umwami wa Ashuri. Oya, reka gutinya umwami wa Ashuri, reka gutinya intambara, reka gutinya ibigeragezo. Yesu aje gutabara ubuzima bwawe. Imana ije kukurengera, ije kukurwanirira. Ntaho utakura umuntu, ntacyo bitakuramo umuntu, nta gisika itakuraho, nta kandi Imana itamenagura. Imana ishimwe cyane. Ahita abaha amakuru. Ukeneye amakuru muri amasengesho, ukeneye kongera kuganira n'Imana, warakamutse, wataye ijwi ry'Imana, ntabwo heruka ijwi ry'Imana. Reka ngubwire ikintu abayuda bakoze. Bayuda ikintu bakoze igihe Hamani yaramaze kubagabana, yaramaze kubagura, yamaze kwakira imbeta, yamaze kwakira urufunguzo, yamaze kwakira kashe. Ariko ngo Morodekayi amenya ibanga, abwira Esiteri, tumva, nubwo wagezeyo nawe utagira icyo ukora, umwami wacu izakoresha n'abandi. Noneho Esiteri avuga, tumva rero Morodekayi, reka ibintu nk'ibyo, ntabwo najya kwa Esiteri nahamagawe, ariko hari imbaraga zituma mpamagarwa, hari imbaraga zituma mpaguruka, mureke dusenge. Ngo bafata iminsi 3 bariyiriza barasenga. Ngo nuko Esiteri avuga ati, genda ufate iminsi 3 musenge nanjye n'abaja banjye. Uwo ni Esiteri umwamikazi. Tugiye gufata iminsi 3. Noneho nyuma y'iminsi wa 3 umva gubwira, amasengesho aguhuza n'umuntu mutari guhura nawe. Amasengesho anyeganyeza inkike, amasengesho akubita hasi imigambi ya Senakeribu, amasengesho atuma icyangiro kigenda, amasengesho yubaka urugo, amasengesho atujisha umugabo wari warabaye nk'intare, amasengesho akura abana mu rumogi, amasengesho atuma umuntu atwita, amasengesho atuma umuntu abyara. Amasengesho y'iminsi 3 yakuye urwandiko rwari ku Bayuda, rurahinduka rujya ku banzi babo. Ngo nuko Esiteri ahaguruka bamaze kurangiza amasengesho, ngo yahaguruka n'ubwiza bw'Imana. Ntabwo wasenga ngo Imana ikwima amavuta, ntabwo wasenga ngo Imana ikwima ubwiza bwawe, ntabwo wasenga ngo Imana ikureke. Dawidi yabivuze neza ngo sindabona umukiranutsi
wicwa n'inzara ngo n'umwana wasabiriza. Reka ngubwire, gukiranuka kwawe bizakugeza kure. Ni igihe kigoye aho umukiranutsi azatotezwa, azahura n'ibigeragezo, azahura n'intambara, ariko ntacyo bitwaye, habeho naho wapfa ariko apfura umukiranutsi. None se abigishwa ba Yesu ko byagenze? Nta mwigishwa wa Yesu wapfuye neza, ariko bakomye gushikama. Ndagira ngo usabe shikama mu izina rya Yesu. Komezwa n'iri jambo rero ngo nimukomere mushikame, nimukuke umutima n'umwami, aleluya, wa Ashuri cyangwa n'ingabo ze zose ziri kumwe nawe. Umva ngo kuko iri kumwe natwe, ikomeye, irakomeye, ifite imbaraga. Iyo turi kumwe nabo, iri kumwe natwe, ni inyembaraga. Iyahagurukanye nawe, iyakubakiye urwo rugo, iyaguhaye kwiga, ni inyembaraga. Iyakurokoye, ni inyembaraga. Oh haleluya, ni Imana ishobora guhindura amateka. Yesu ashimwe cyane. Ngo iyo turi kumwe irakomeye, iruta abari kumwe nawe. Umva ngo bwire, mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zose. Nuko abantu bishingikiriza kuri ayo magambo Hezekiya umwami w'Abayuda abahaye. Bishingikiriza kuri iryo jambo umwami ahanuye. Imana iraza kubuza umwami bitotsi. Umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Ngiryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka kubaza n'igitabo cy'icurabwenge bagisomera umwami. Basanga haranditswe ngo yuko Morodekayi ari we waroza abagabo babiri bo mu nkone. Haranditswe ngo hari umukobwa wiyirije, hari umusore wiyirije, hari umugabo wiyirije. Kambatabare, Imana igiye kurekura umugisha, Imana igiye kurekura amavuta, ugiye kwakira ubutabazi, ugiye kwakira agaciro wari waratakaje. Igihe kirageze ngo ijana Imana yakubwiye rigukomeze. Igihe kirageze ngo Abashuri watsinde. Igihe kirageze ngo dusa n'inkike, duhamagara ububyutse mu itorero. Igihe kirageze ngo Imana ikure icyerekezo cy'abadayimoni, tubone icyerekezo cy'ubumana. Igihe kirageze ngo Uwiteka ashyigikire abantu. Igihe kirageze ngo Imana ihagurukane natwe. Igihe kirageze ngo urugo rwe rwongere rwubakwe. Igihe kirageze ngo Imana igaragakiza ku mugabo wawe. Igihe kirageze ngo Imana ikore umwuka wa divorce. Igihe kirageze ngo umwuka w'ubusambanyi ukurweho. Igihe kirageze ngo itorero ryongere rigire ubusabane n'Imana. Igihe kirageze kugira ngo Imana yigaragaze. Ngo nuko Yesu kwa Isuwerusi hatangira gutunga ingoni y'icuma, nyamara atahamagawe bivuye mu mbaraga zo gusenga. Gusenga gucingura ijuru, gusenga kubuta abadayimoni, gusenga kuzana imbaraga z'ejo. Imana iguha umugisha. Ukomejwe n'iki mu gihe nk'iki? Niba dukomejwe n'amasengesho, reka ngubwire amafaranga yagukomeza ejo agashira. Waba mwiza ugakomezwa n'isura yawe bitewe n'ibyo ukora, ibyo byose byagukomeza. Hari igihe umuntu akomezwa n'umuryango. Dufite abantu bagiye bakomeye bitewe n'aho bavukiye. Umuntu agakomera bitewe na karitiye, bitewe na karitiye atuyemo. Ibyo bigakomeza umuntu. Umuntu agakomezwa n'amashuri yize. Byose ni byiza, ariko nanone hari abarokore, hari abana b'Imana bakomejwe n'ijambo Yesu yababwiye. Barariryamana, bararyirigwana, babanye naryo. Iryo jambo ryabakuye kure, ribagejeje ahantu hadasanzwe, ryabahaye urubyaro. Iryo jambo Yesu avuganye nabo, muhumure, ndi kumwe namwe, muhumure, nzabatabara, nzayimana. Reka ngubwire, nuyo wayisonzana, nzayimana. Niba ufite nzayimana, mera Imana icyubahiro. Niba ufite nzayimana, yihagarareho. Niba ufite nzayimana, yikomereho, kuko ijambo Imana yavuze yarikurikirana. Nzayimana bitungisha umuntu umujyi wa Kigali. Nzayimana, iyi Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, nzakubaka, nzarusana, nzamugarura. Tegereza iyo nza izavamo ndabikoze, izavamo ndabirangije. Yesu ashimwe cyane. Icyakomeje bano bagabo ni ijambo yababwiye ngo muhumure mukomere, iri kumwe natwe, irakomeye kuruta iri kumwe nabo. Nicyo cyari kigukuye umutima. Umaze iminsi utagisenga. Iyo umuntu yasenza ahabwa imbaraga, iyo umuntu yasenza agira igikundiro. Ndongera ngo wibutse ngo gusenga kwawe kugiye gutuma Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoza, reka dusenge. Uwera wa Isiraheli iri kumwe natwe, izadukomeza. Ndasengera uyu muntu wari utendebutse,
wari umaze gucika intege, wumvaga nta byiringiro, nyemera mwami urwandiko rwamuregaga, icyaha cyamutsikamiraga, Mwuka Wera amumanukire, amuha imbaraga, amukomeza amushyigikire, uhindure dosiye ze, urwanye ibimurwanya, uhiga ibimuhiga, kandi kuko ijambo ryatubwiye ngo iri kumwe natwe ukomeye kurusha iri kumwe nabo. Sinzi umurozi uguhagurukiye, sinzi abadayimoni baguhagurukiye, sinzi ikibazo ufite mu kazi, sinzi intambara uri kurwana nazo, ariko izo zose ntizigutera ubwoba. Iri kumwe nawe ni inyembaraga, iri kumwe nawe izagarura umugabo, iri kumwe nawe izagarura umugore, izatuma ukora ubukwe, izatuma wubaka, iri kumwe nawe izaguha urubyaro, iri kumwe nawe izongera gukuraho karande, izakuraho inzozi mbi. Imana iri kumwe nawe izatuma ubaho unezerewe. Komera kuri iyo Mana, izakugirira neza. Mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, mukomere mushikame, iri kumwe natwe irakomeye. Reka ubuntu bw'umwami wacu Yesu bubane nawe, kandi gukomera k'Umwuka Wera komerere muri wowe. Ndagukunda, ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Aleluya. Niba utari subscribe kuri iyi channel yacu, yikore, kandi comment yawe turayikeneye. Ndangije nkubwira ngo iri kumwe nawe ikomeye kuruta ibyari biguhagurukiye. Bityo rero komera ushikame, ntabwo Imana izagutererana mu izina rya Yesu. Amen.